sibyo oya David rega banza umve itekerezo cya ashizemo ijambo burangare nawe uraza kuvuga uburangare uraza kuza kubuvugaho yishwe n'iki nabo abantu bambukanye iki imbunda kubera ko bari babonye ngo afite izuru ryiza kandi ari umukasai urumva baravuga ati uyu nguyu ni umunyarwanda uba mu ngabo zaki za Zaire urumva tayari bahise bagira gute bahise bamwica bakurikizaho ngo abana nta modoka bafite BM ngo ni yibunda ibunda n'amamorotsi ngira ngo wabonye iyo uri kubona ku mashusho biratandukanye ntaga nk'umurutsi biratandukanye cyo ki moritiye barasa igenda cy'urunwa rumwe ikindi oya giye bakifite nk'ibinwa byinshi hafi 40 nka 40 gutya ari za 14 akaza za katyusha urumva nuvuga ngo rero inyeshyamba ibya imodoka by'ibikamyo bitwara bazigeza n'inyeshyamba nyine byumva M23 iva muri Kongo ntago yavuye muri Kongo kubera itsinzwe yavuye muri Kongo kubera ubwumvikane igiranye na Kongo na Kabila ejo Kamina yarababwiye ikintu cyabananije wundi yarababwiye ati rero kuko yarebaga nyine ibyo bimuriho bya Kabila ntabwo yari yakagiye burya yari akimufite agiye kubamarira muri Katanga se haruzabahisha aho bazarwanira se bazi uretse icyo kigo ruvango M23 ikigo se nahagurutse ruvango M23 amahita urebye tuba tuniteguye guhunga tu abantu barikara ko bafite amaduka ibintu babyohereje Goma inzira ntayo bahita bafunga bakavuga ngo ntawemerewe uwavuye aho M23 ari ntawemerewe gusubirayo bahita bafunga ariko ubundi abantu baba bifuza gusubira iwabo. Yes, ibihe byiza nshuti bakunzi ba Bwiza TV na bwiza.com turamukije kandi tubaye ikaze mu kiganiro Ruvugiro ikiganiro cyo kuri iki cyumweru itariki ya kangahe David amatariki ntago nibuka neza tariki 19 tariki 19 nyamara amatariki yagiye hari amatariki utapfa kwikoreza aya matariki abakomeye cyane ugenda uyiyibutsa ugira gutya yes nanone turi kumwe na Maisha komera cyane bwakeye mezute mayi usaba isabato yarangiye fresh isabato se bavuga gukomera ku isabato yego isabato yakomeye biba yahiye yes Maisha mwakire mu kiganiro Ruvugiro ndetse na David ikiganiro tugiye ku makuru atandukanye amakuru yavuzwe muri weekend yose amakuru yavuzwe weekend yose no cyumweru gitambutse abahayira iratingwa turagaruka tukaba tugiye kwerekeza mu burasirazuba bwa Kongo no mu burengerazuba bw'u Rwanda mujye mubyongera twongere no tujye no muri Afrika turajya Addis Abeba twikoze nka Bujumbura gato yego tugaruka Kinshasa ariya turajya ni murenge hose turajya turebe ahashoboka turajya no muri Canada hari umuntu tuvugisha muri kiganiro so rero David ejo bundi inama yo kuri hugu yarateranye inama yo mu byo yize ku bijyanye n'umutekano uri mu burasirazuba bwa Kongo igira n'ibyo isaba cyangwa se igena nashimiye iyo nama nkayishimira cyane ndetse nuko yamentioninze ikintu bita accord cadre d'Addis Abeba yagarutse ku kintu cyo kuri accord isanzwe ari amasezerano asanzwe yasinywe Addis Abeba mpara mvuga ngo ari amasezerano ameze nk'itegeko nshinga n'ubundi rigenga akarere k'ibiyaga bigari ari amasezerano asibona abaperezida benshi barenze 7 bashyiraho imikono yabo nanavuze ngo tubikore ikiganiro kwabyo ariko ugiye kureba ukuntu ibibera mu biyaga bigari birimo na Repubulika Demokarasi ya Kongo bigenda byititse ku masezerano asanzweho uyu munsi ino Afrika ikavuga ngo turakura muri tiruwari accord cadre baba bateraniye nk'Ubujumbura batuno turi muri Rwanda nabona na Nairobi hari n'igihe kizagira bavuga ati dusubire Sun City urabona ko akarere karimo amasezerano ajagaraye nushaka tubakire n'ikiganiro tuzamuka ariko David akajagari k'amasezerano mubivuga wenda tukinango mubivuga ngo nuko uyu munsi Kisekedi yanze kwifotoza mu ifoto
iri mu Rwanda irimo perezida w'u Rwanda. ibyo ni ibisanzwe. Ibyo ni ibisanzwe. Ubushize byari byabaye kuri minisitiri w'intebe yego wa Kongo. Uyu munsi nawe ngo ashaka kuba yagize ariko ngo abandi baperezida bari bamurabyiva. Nibiri kuvugwa nyine iyo nayo namakore kuvuga ngo abandi baperezida bari bamusomera mugabo bati ibyo urimo ni ibiki. Yagize nta itagejeje. No guhangana kumeze no guhangana cyane. Ntabwo ari guhangana cyane. Unaza guhangana gute? Ku buryo ushobora no kwakujya mu ifoto irimo bagenzi bawe. Ariko hari ikintu njya nibaza. Kubera ko yaje kubakana biragoye. David, hari ikintu njya nibaza. Ugasanga Ubushinwa ku ruhande rumwe buhanganye na Amerika, ariko ku rundi ruhande ugasanga avugana abaperezida baravugana kandi basa nkaho bahanganye. Ariko kuba Kongo wenda ivuga ngo kwifotozanya na perezida w'igihugu wenda musanga mutavuga kimwe. Nge mbona ari mu bwana bwinshi cyane. No kurwana bimeze ko gufata inyungu z'igihugu ukazivangamo nawe ubwawe n'ibyumviro byawe. Urumva ni ikibazo. Ntabwo ari ubwana uko mubitekereza. Ariko umuntu wese iyo afite ikibazo afite kukimanifesta mu buryo butandukanye. Rero tuba twinjiye mu burenganzira bwa Kongo. Kongo rero kumanifesta ikibazo ifite n'u Rwanda ariko kutifotozanya no kutagira ibintu ngibyo ese murayinenga iki? Oya ni inkuru iri gusirikira hirya no hino yivuga ko rwose ngo yabyanze. Avuga ati gese njya muri iyi foto ariko ngo barimo perezida Sassou Nguesso aravuga ati ibyo bintu birimo nibiki. Urebye ku ma Twitter ukarana n'ahandi ubwo Twitter tunakomeza rero ku mubano w'u Rwanda na Kongo tugiye no kuri ku kibazo cya M23 David tugiye kuri iyi nama imyanzuro yafatiwemo ni imyanzuro ishobora kuzana umuti. Ubundi ni wowe ukunda no kubivuga ubwo ngiye nawe kukotinga ko bigoye cyane kwemeza ko ubu ninjye wakwakiriye ugiye kukubaza ntawe uze kumbaza miliyoni zisaga zingahe zituye Afurika hafi miliyari bavuga ngo abantu bazihagarariye 50 n'abangaha ibintu cyangwa se tuvuge wenda abari mu karere k'ibiyaga bigari bagize mini summit ngo ntabwo ibyo bafashe ngo wenda ngo biri bugira akamaro ariko akamaro tugomba gutandukanya n'ibintu bibiri kuvuga ngo ibintu byafashwe bizaba implemented bizashyirwa mu bikorwa icyo ni kimwe ariko se n'ibinashyirwa mu bikorwa biragize bitwaye bihetse byikoreye umumaro muri ibyo ngibyo buriya ibintu by'ibintu na perezida bishobora gushyirwa mu bikorwa turaza no kubona byashyizwe mu bikorwa mu karere k'ibiyaga bigari mu mahoro ya Kongo ariko imimaro yabyo wajya kwireba ukayibura ute kubera iki nko muri iri sezerano muri iyi communique ya African Union ya Addis Ababa hari ibintu bitatu nabonye muri kuri ku cyambere cy'ukuntu iyo bajya gufata imyanzuro bakuru b'ibihugu bafata babangoroba urumva bahuriza hamwe ibibazo bidasa bafata ibintu muri rusange yego you see yeah bakabiglobaliza bakavuga bati Uganda ku meza batuzana ibibazo by'umutekano muke mu biyaga bigari baduha dosiye EDF baduha dosiye FDR baduha dosiye M23 izari tabana n'indi bitwe for instance urimo kureba none bajya gufata umwanzuro bagafata umwanzuro wo mu mujyo umwe ukubiye hamwe iyo mitwe yose ADF ni umutwe bibyihebe bikorana za Al-Qaeda na za Islamic State urumva ADF ntushobora no kureba ngo uvuge uti kayire dushoje yawe ni iyihe ntayirashyira ku meza ngo duhanira ibingi gusaba bavuga bati bashaka kwimakaza iby'amatwara y'Isilamu ariko ibyo nabyo ntabwo turabona ahantu bagiye ngo bidefande muri conference ariko cyo gukira aho ngaho ari cyane abantu benshi bakunda kwibaza EDF bavuga yuko iyoborwa na Koni oya Koni ni Road Resistance Army EDF yatandukanye EDF irwanya ubutegetsi ariko yo igira amahame ya Kiyisilamu ishaka kwimakaza ibintu nayo igakorera muri Kongo ikorera muri Kongo ubwo ya indi ya Koni ikitwa ngo iki Koni sa nkimaze Road Resistance isa nkitangiye kuzimamo gake ariko nyine Koni ntabwo arafatwa so ntira aho ngaho rero nashaka kuvuga iki none se iyo mitwe yombi ikomoka Uganda so nkavuga ngo rero duhere kuri EDF itagira manifesto tugenda tujye kuri FDL EDF noneho yo iri mu gihugu kitari n'icyabo na FDL ntabwo ari kitagara igihugu nyine wararuvuze EDF noneho ujye no kuri FDL iri muri Kongo mu gihugu kitari M23 yashyizwe mu gatebo kamwe na EDF na FDL y'abanyamahanga urimo kugira ngo yutisiga kandi nabyo byiza kugira ngo bisobanuke kuvuga ngo rero igihe cyose wafashe umutwe w'abantu bakorera Cabo Delgado iyo bashaka bazinuka bagakorera
muri Nigeria bafite Boko Haram, muri Benin, bajya muri Benin, bajya muri Burkina Faso, muri Burkina, bajya muri Syria bakitwa gutya na gutya, urumva urabafashe n'abantu bari aho ngaho, ufashe FDLR ishinjwa gukora jenoside mu Rwanda. Jenoside ni icyaha cy'isi yose Rurera yemeje, igihe n'umunsi wo kuyibuka jenoside yakorewe Abatutsi 94. Noneho ufashe na M23 ifitanye amasezerano na leta, yego, aya nayo ikomora izina mu gihe mu 2023, nayo yishyize mu gatebo kamwe n'imitwe kamwe na ya mitwe gatebo kamwe na ya mitwe y'iterabwoba. Ukavuga uti rero uko muzajya guhondagura ADF muzahonda na M23 mutwarire hamwe. noneho ikiguta M23 ni abanyagihugu, bakababwira ngo muzavaho muri muzava iwanyu mugende mujye ahandi. Wakabwiye FDLR uzave Rucuru naho uri ujye mu Rwanda iwanyu. ADF ukavuga uti according to your identification umuntu kuwundi buri muntu azavanga atishana giwabo wowe ugiwawe ugiwanye ibyo byakumvikana. Noneho kuri icyo kintu ukabwira Tabara uti nawe uzamuka ujye Burundi wanyu. Kuri icyo kintu reka turebe kuri iyi ngingo nanone, ese FDLR itaragera muri Kongo abo bavuga ikinyarwanda cyangwa se by'umwihariko bo mu bwoko bw'Abatutsi bari barahunze? Ntabwo bari barahunze ko nugera aho ngaho urashaka uri gushimangira icyo ushaka kugeraho, ariko reka ngishimangira urubuga no gukomeza na intervention yawe. Yego, equilibrage, balance, gushyira ku murongo umwe ibibazo biri muri Kongo bizarimbura Kongo bisige ihindutse ubushwanyi budashobora no urabona imwe nducitse urubuga rutabigakunda amatisi muri ryo kwedoreza gukata mu dupande, ariko ubushwanyi Kongo izahinduka hari igihe wa mwenda ucika ntugire igaruriro. Noneho rero tukiri isi gushaka ko equilibra mu nyumve neza n'abadukurikiye yashaka ko equilibre ngo inganye gutya genocidaire terroriste ADF na M23 irimo kurwana muri consequences z'ingaruka ya wa genocidaire yatezwe na FDLR. Yego, none mukomeza yego Maisha noneho tukiri wenda tumaze kumva David ubona ibyasinyiwe cyangwa se byafatiwe muri Ethiopia Addis Ababa bishobora kuzatanga umuti hariya muri kiriya gice cy'iburasirazuba nk'umuntu uhakorera nk'umuntu uhazi. Biragoye kuba byatanga umuti kuko ibi byose byigeze gusinywa si bwo bwa mbere M23 yakumvikana muri kariya karere. Ni ukuvuga ngo ni iwabo. Icyo ni kimwe, aribyo David yavugaga yuko ibintu byose bifata mu buryo muri rusange kandi bakagombye kujya bagenda kuri buri kibazo. Ubundi bakagombye kwicara bakavuga bati M23 ifite umwihariko wayo, FDLR ni abanyamahanga bari kurwanira muri Kongo, ADF nabo ni abanyamahanga bari kurwanira hehe muri Kongo. Uzarebe nanone ntago bagaruka kuri cya kintu guverinoma ya Kongo igenda ikajya kwifatanya na ya mitwe y'abanyamahanga. Icyo kintu ntago bajya bakireba ngo nanone bakigarukeho banagishyire mu kandi imitwe y'abanyamahanga yica abanyarwanda, bica abavuga ikinyarwanda. Yego, baba muri kiriya gice M23 ari nabo ngira ngo M23 banabirukanye iwabo ibitindaho. Ni ukuvuga ngo mu gusubira iwabo hariya bari gusubira, ni ukuvuga ngo hari uburenganzira babujijwe, babubuzwa na FDLR, babubuzwa na ADF. None gukemura ikibazo cy'abantu bateye ikibazo, abashaka kugikemura bari complaininga ubashyize mu gatebo kamwe. Urumva rero iyo equilibration nta kintu izigera ikemura mu kibazo hariya. Ngira ngo niba muri gukurikirana abakongomani bamwe na bamwe muri iyi minsi bari kuvuga ngo nabo barajya mu ishyamba. Wabyumvise? Impamvu bari kuvuga ngo barajya mu ishyamba ni iyihe? Baravuga bati igihugu cyaragurishijwe. Urumva? Cyagurishijwe nande? Cyagurishijwe n'abayobozi bacyo. Urumva? Ejo bundi nibwo wenda iryo jwi ndaza kuri bahereza, nibwo harimo umugabo wavugaga yuko mu 1994 yakoreraga kuri Grande Barriere. Urimo urabyumva? Ari umusirikari. None icyo gihe banga ko impunzi zavaga mu Rwanda z'abasirikari ba FARC bambukana imbunda. Baravuga bati amategeko mpuzamahanga icyo avuga yuko ibikoresho byose bagomba kubanza kujya babibakuraho. Icyerekeranye n'iki n'intwaro. Ariko babonye itegeko riva hejuru ko hari umukoloneli akavuga yuko yaraje arabwira ati mugomba gukora iki ngiki cy'umunyarwanda, barangije barabyanga. Ariko itegeko ryavuye hejuru aravuga ati mubihorere. Nyuma y'amezi angahe cyangwa amezi 5 bahuye n'ikibazo cy'uko umusirikari wabo
muri Rumangabo yishwe n'iki n'aba bantu bambukanye iki imbunda kubera ko bari babonye ngo afite izuru ryiza kandi ari umukasayi urumva baravuga ati uyu nguyu ni umunyarwanda uba mu ngabo zaki za Zaire urumva tayari bahise bagira gute bahise bamwica bakurikizaho ngo abana bo witwaga Rwakabuba yari umututsi w'umukirara muri Kongo babonye imodoka iri gutambuka barayigota bamaze kuyigota uwo yabaye wa kabiri bamaze kuyigota ubwo ikintu cyakurikiyeho n'iki wa mushoferi yabaye Severa wari ubatwaye asubira inyuma agonga ab'inyuma ajya imbere agonga ab'imbere ariruka aragenda ariko imodoka yari yabaye iki ubushwanyi bayiteye amabuye bwa gatatu bafashe umukobwa w'umwami Ndeze urimo urabyumva urumva za mpunzi Zaire yacumbikiye imaze gufata umukobwa w'umwami Ndeze kubera ko yari afite isura isa nk'iy'abatutsi nayo baramwatatse bamwatatse abaturage ati wowe ni umukobwa w'umwami Ndeze ni umukobwa w'umwami Ndeze baramureka ahasigaye batangira muri ibyo bikorwa batangira kwataka abenegihugu urimo urabyumva noneho ni ukuvuga ngo FDLR iri hariya ifite umwihariko wayo kandi ndakeka n'akanama kashinzwe umutekano ku isi kabaye kabashyize umutwe w'iterabwoba urumva noneho urumva kugira ngo FDLR uyifate uyishyire mu gatebo kamwe na M23 na ADF bimwe David yavugaga ko bigomba gukemukira rimwe niyo M23 bayirukana hariya ikaramuka ihavuye ni ukuvuga ngo byanze bikunze nyuma y'indi myaka 10 cyangwa indi myaka 5 hazavuka undi mutwe nanone umeze nk'aki nka M23 intambara hariya mu gihe bakifata bakayifata en general kimwe nka biriya David yavugaga ntabwo iteze kuzarangira icyo Maisha avuga ni ikintu cyumvikana Maisha avuga ati hagomba kuba etide ka par ka case by case ukavuga uti ADF namwe Bugande ziriya nama ariko kuzagaza gukora bagakora table yiga ku kibazo cya ADF Uganda ikabimvorofite kuko ndiga ko ADF nta kirivuze ku Rwanda urumva bakaba inama yiga ku kibazo cya FDLR n'u Rwanda ikabanza kwikibana na Kongo kubijyanye na FDLR bakamanuka pfiriye bagahuza ibibazo byaritabara n'abarundi for instance ariko igihe cyose ukoze generalisation ukavuga ngo turafata kimwe ADF niki ugiye no kureba mu myaka bamaze ntabwo ingana consequences ntizingana context hypothèse ziyo mitwe ntabwo zingana uhurije ibintu hamwe ku meza wagira ngo perezida n'abantu bari Addis-Ababa nta makuru bafite y'ubutasi cyangwa n'iki nta mateka basoma so hanyuma tugiye ku kindi kibazo Maisha ubona wowe iyi myanzuro y'abakuru b'ibihugu cyangwa se ibyavuye muri inama y'abakuru b'ibihugu kuri iyi ntuza nk'uko umaze kuvuga ati mwese muri guza ko bafashe imitwe bayigira imwe kandi idahuje cause none mubona iki kibazo kizakemuka cyangwa ubwo nibwo kigiye kuba ingorabahizi aricyo nagarutseho mvuga ni bwa mbere M23 2012 iri hariya hari imitwe y'abarwanyi igera kuri 30 barayikubita iragenda igarutse hari imitwe irenga 100 Kongo yibwiraga ko ikemuye iki ikibazo noneho bakagira n'ijambo ribi ryo kuvuga ngo auto defense iyo bavuze auto defense bivuze ko hari aho igisirikare cyabo gifite iki intege nkeya abantu bakirwanaho bakirwanirira bakikorera ubutabera bakikorera igipolisi bakikorera igisirikare yego urumva ikibazo gihe kiri hariya aho tuvuga yuko imyanzuro nta kizatanga nuko Addis Ababa umwanzuro wa kangahe ni myinshi cyane hari Addis Ababa wa mbere yego hasanzwe yitwa akora cadre Addis Ababa akaza Nairobi Kampala hakaza urumva hakaza Rwanda yego ni myinshi cyane iyo myanzuro yose yatanze iki kugeza uyu munsi bahaye iriya mitwe yose kuba tariki 30 z'ukwezi kwa gatatu igomba kuba yageze gute yavuye mu birindiro bya yavuye mu birindiro yashize intwaro hasi ibyo ni nk'ibyo byari byabaye ubushize bavuga ati FDLR izaba yatashye tariki 30 n'ukwezi kwa 12 bo abantu basigaye batera urwenya bakavuga bati ese nibajya kurasa FDLR bazarasa FARDC impamvu babikoramo urwenya n'iki ni ukuvuga ngo hariya hari imitwe ishyigikiwe n'iki na leta ya Kinshasa akaba n'indi mitwe isa nkaho ntabwo ni imitwe ni ukuvuga ngo yego ni imitwe kubera ko hari M23 urumva
hakaza twirwaneho, akaza uri kuvuga mu banyamurenge hari imitwe ibiri, twirwaneho hakaba na gumino. Ni ukuvuga ngo iyo urebye muri iyi saga iri muri Congo cyangwa muri ibi bibazo by'umutekano muke, uzasanga hari imitwe itatu ariyo irwanwa. Urumva? Iyo mitwe itatu ni iyihe? Ni M23, ni twirwaneho na gumino. Urimo urabyumva? Nanone wajya kubihuza ukabihuza yuko ari ya mitwe nanone yiganjemo abantu bavuga ikinyarwanda, ariko by'umwihariko abatutsi ko muri Kongo barabyemerewe kubivuga. Turi kumvikana? Noneho hariya niho harimo ikibazo. Ese kuki ushyigikira imitwe imwe kandi nayo atari igisirikare wenda uri gushyigikira indi ukayita ku ruhande? Nko muri iyi minsi urumva harimo ikibazo, nta muntu w'umututsi uri kujya kwaka carte d'électeur ngo bayimuhereze, bari kumubwira ati tawe ujye iwanyu. Byabaye Uvira, mu mujyi wa Goma nabyutse mvugana n'abariyo baravuga bati twese niko bimeze, nta muntu uri kujya ukandagira kuri biro wahagera babona ufite izuru, n'utari umututsi ufite izuru ryiza bari kumubwira ati genda ijye iwanyu mu Rwanda, abariho babahereza carte d'électeur. Iyi myanzuro rero nk'uko wambajije ikibazo, ubwo ni ikarita y'amatora. Yes, ni ikarita y'amatora. Iyi myanzuro nk'uko wambajije ikibazo ntabwo ariyo izakemura kiriya kibazo. Nk'uko twabivuze, nibicare umutwe ku wundi bige ku kibazo cya buri mutwe ku wundi. Hari ikindi iriya myanzuro yagarutse cyo kuvuga ngo gucyura impunzi. Ese icyo bahunze cyararangiye? Wowe izo mpunzi zataho ko uburyo babivugamo? Uriya mwanzuro metode bakoresheje Maisha tubigendemo neza, ntuze vocabulary bakoresheje ngo niyo gutaha impunzi ku bushake, ntabwo gucyura birimo. No gutaha ku bushake. Ubushake nko kubagira ngo zamutse ku bushake, none zizataha ku bushake ngo ziri mu butembe. Iriya myanzuro ya Addis Ababa irimo urujijo. Irimo urujijo rukomeye. Ni urujijo. Kuko urambwira se ngo impunzi ziri Uganda, ziri mu Rwanda, ese zaje mu butembere? Izo mpunzi zaje mu butembere? Icyo zahunze cyararangiye. Ubu nibwo barimo bavuga jenoside iri gukorerwa abantu bavuga ikintu n'abatutsi, ubwo se nanone basubize muri ya jenoside iri gukorerwa muri ko. Tugiye kubabwira ati tari ugutebya. Mu byumve neza n'abadukurikiye. Harimo ukuntu ashobora kuvuga icyorezo ku gasozi runaka bitewe n'amabwiriza y'OMS. Mayi na meke turi ko n'abadukurikiye. Abantu bakaba bazi ko nikorera yisha abantu kwa Petero na Karone yabishe. Ariko meke bagategereza ngo umubare ngo wuzure uwo OMS ivuga ngo ubone kugisinya, kandi laboratoire zibyemeza ko abo babiri batatu aribo cyazize. Hari ukuntu communauté internationale igishaka kwemeza ibintu ari uko habanje kuba kaga. Ubanza mu mbone z'abana bakuru b'ibihugu ya New York iyo bavuze impunzi bahita baglobaliza bakareba n'izo muri Yemen niki, ku buryo mbega ikibazo kigiye kuba ikibazo abantu bashize. Rero gihe jenoside yakorewe abatutsi yemerejwe muri Loni, muri make no kuvuga ngo yabaye batemera ko ari jenoside, yikwega za Bigogwe, yikweza za Bugesera batabibona batagira gute, abantu barabanza bashira barenga miliyoni. Urimo kureba bisa nkaho no muze nzanyura urugero, abantu bazemera ko abatutsi muri Kongo barimo gupfa mu kibeze na jenoside, impunzi kiniki neza Nyatura yamaze gusafisha, urumva Masisi, kandi burya abahanga bavuga ko na Rucuru ngo isene bamaze kubarangiza, kuko barabimuye abandi barahunga, badahunze FDL igenda ikaba aho abatutsi baturutse muri Rucuru bari batuye irahigarurira. Iriya midugudu ngo za Kishishe zande yose abatutsi barimo bose bageze gute barabasibasiye. Wenda uduce tuzwi hari Jomba, akaza Nyamyirima, akaza Bambo, aho bitazabirambizo, aho hose n'abatutsi bari batuye, ariko niho hari dukota za FDLR. Yes. Ikindi nakongeraho nuko izi procedure inyeshyamba zirwanamo, abasore barwana imyaka bitwara ko bafata imyaka 10-15 zikagaruka bikagenda gasubira igihe baruraho bahereye, nayo ni muri forme zo gukora jenoside. Yego. Kuko abana bari mu nkambi y'impunzi, warufeya ya abasirikare bari ku rugamba, uko bakomereka, uko bapfa, uko bagira gute, buriya uyu mugambi wa jenoside abantu batarimo gufata nkazara ukabona naho bawumentioninze, kandi madamu Ndiritu aho awugarukaho wo muri Loni ukabona ni Afrika ntacyo yavuzeho, bigasa nko muri Kongo nta kintu kirimo kuhakorwa. Mbega muri make nta mwanzuro watowe, ureba icyo kintu nta mwanzuro watowe, ugira gute urareba ugasanga
isi ibitegereje ko igikuba kibanza gucika bya burundu ikabona kuvuga burya ba basore barwaniraga ibi n'ibi bakabona kubabwira ati ntitwababwiraga aho burengerazuba bw'isi bagatangira nka bimwe byanduze ajya avuga wa muzwenera wo muri Canada nashenze ibiganza na shitani Romeo Dallaire naho shitani atayirebaga mbere barimo kureba urumva ikibazo gihari ikibazo kinakomeye ndibaza biteye n'isoni kubona icyo bita Human Rights Watch isohora icyegeranyo icyo cyegeranyo mu mwana gisoni twagisoni gihengamye njyewe nategereje wenda yuko narasomye ntegereza yuko hari aho bagaragaza abantu bagiye bagwa za Burungu za Kicanga za Kirorirwe za yose narategereje ndaheba bigaragare ko Human Rights Watch igendera kuki kuri za raporo z'ibinyoma zimwe bamaze iminsi benshi batekereza kuri Kishishe urumva zimwe za MONUSCO zivuga yuko babuze uburyo bagera muri Kishishe bakora investigation bari mu mujyi wa Goma erega bayisha urimo urabyumva kuko nzi ko aho M23 hose bemerewe kujyayo hose bemerewe kujyayo urumva kujya Kishishe gute yes bayisha n'abadukurikiye mu Rwanda byo nta bushakashatsi nabikoreye mu mbabarire mwese birimo kuvugwa yuko mu twita abasesenguzi dutwandarika amatwi twumva n'ibivugwa no hirya birimo kuba ko hari abantu barugishwa barimo n'ababirigi bazanye division pour nyuma y'aka karere barimo na leta ya Kongo barimo Tshisekedi bakora mu pro-belge umuntu wakuriye Bruxelles n'iki bavuga bati uyu ni umwana wacu n'umuhungu wacu mwana Bruxelles wagiye gutegeka hariya ko ababirigi bishoboka ko rwo bitarashyirwa hanze bashaka kuzana bya bintu bimeze nka balance yo ngo y'amoko bizana muri Kongo ariko biri kugaragara muri aka karere kose yes n'iki ngo gutenga abantu ngo bari minorite ngo bayobora majorite bagahita baza mu Rwanda batiri muri Burundi ko yabigenje bagahita bagira gute n'iki bya kota y'amoko ihari ngo bamwe 30 abandi iki bintu ngibyo no muri Kongo bakavuga bati ibi bintu biri mu Rwanda cyangwa se Burundi for instance ni byo bashaka kwambutsa muri Kongo wamututse akabarenganiye utazi no gusoma no kwandika utazi na politiki ukuntu imeze n'iki bintu nk'ibyo niyo mpamvu n'umututsi ufa muri Kongo ukabona communauté internationale d'entente ukabona communauté européenne parliament iricaye nta kintu yitayeho urumva bigaragara ko hari umugambi muremure wenda ibyo ntituri bijyemo ntabwo byatuza no kubijyamo niba bivugwa ntabwo byatuza kubijyamo kubera yuko ahubwo reka abantu bapfa niyo Afrika ikicara ntigikino ahubwo reka tujye nyine niho tunari ari naho mwanavuze ko nta muti iyi nama izatanga kuko hari amasezerano menshi twayavuze hari izo nama ya Accord de Addis Abeba yabaye imbere hari Nairobi hari Rwanda hari Bujumbura hari n'ingi ibaye none ya Addis Abeba byose nyine bigaragaza ko bigenda bigira icyo bigaragaza Maisha none tugiye turebye muri iki gihe amakuru yarahari muri iki cyumweru tuvuye none mu nama ya Addis Abeba tugiye gukomeza no kuya n'umutekano kiriya gice uyu munsi none bihagaze bitemaye ya uyu munsi wa none inama ubwo yari Addis Ababa yigaga ku mutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo tuvuze uburasirazuba harimo Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, hakazamo na Ituri. Kuri uyu munsi ibintu bisa nkaho bicecetse, uretse yuko guceceka ni kwa kundi batarwana umututu ku mututu, ariko icyo bita sharing kirakorwa buri munsi. Ubwo ni ugutera kurasana ibibunda binini bya bibunda bya muzinga. Ese FARDC irabarasa na M23 ikabarasa nayo irabasubiza. M23 ni inyeshyamba ntabwo yagira BM yayitwara he? Nta modoka bafite. BM ubwo ni ibibunda BM ni bya ibibunda bitamura n'amamorotsi ngira ngo wabonye iyo uri kubona ku mashusho biratandukanye ntago ari nk'umurotsi biratandukanye cyo ki moritiye barasa cy'urunwa rumwe, ikindi yagiye bakifite nk'ibinwa byinshi hafi 40 nka 40 gutya ari za 14 akaza za Katyusha, urumva nuvuga ngo rero inyeshyamba ibya imodoka by'ibikamyo bitwara bazigeza n'inyeshyamba nyine, urumva iyo bazirashe sibyo tubwiye nyine nk'umuntu ukurikirana kiriya gice ni ukuvuga ngo rero genda biti iyo barimo bazirasa, ni ukuvuga ngo iyo bazirasa ziba ziri ahantu ziba ziparitse ahantu kure kirasa kure niyo narebye ni nabyo bishobora kuba byararashe mu Kinigi bivuye hakurya iriya, urumva ikintu kirasirwa ahantu bita mu Ibambiro ni kilometero nka 23 uvuye mu mujyi wa Goma, kikarasa za Masisi, urumva kirasa ibirometero byinshi, ni byinshi cyane yego. Urumva rero nibyo bari gukoresha kugeza n'uyu munsi
byo ntabwo byigeze bicogora barasa kuri M23 barasa kuri M23 ari nayo mpamvu mwabonye umuntu bita Chico General Chico ahagarikwa ni uko boriyanse ibyo bibunda byabo nabi bikica abaturage. Urumva rero ni bo barabirasa batitaye ngo aha hari M23 aha hari abaturage. Ni uvuga ngo umuturage wese uri muri eneo za M23 ni aduyi wiki wa leta. Urimo urabyumva ibyo bimunda rero nubwo inama za Addis Abeba imyanzuro ya Addis Abeba yasohotse ariko ibyo bibunda nejo byiriwe birasa aho bita kimwe kiri ku Mushaki ikindi kiri aho bita sene bya bindi by'imodoka tuba tubona yego bya bindi mwamubona urumva rero mu gihe mu mwanzuro bavuze ko leta igomba guhagarika intambara n'imitwe y'inyeshyamba ikagira gute igahagarika intambara ariko amabombe nayo ni intambara no baracyaraswa. Icyo bivuze ni iki rero M23 ngira ngo mujya mubona yuko yandika itangazo ikavuga iti turimo turaraswaho natwe tuzagira gute tuzitabara. Ariko se kuba iraswaho nacyo kitenge kubaza kuba iraswaho igataka ngo iraswaho urumva ibigira ngo bayikorere iki kandi iyo ivuga nk'umuntu usesengo cyangwa kandi iyo ivuga yuko kuva tariki enye z'ukwezi kuva tariki ya mbere z'ukwezi kwa kane 2022 ku myanzuro ya Rwanda bahagaritse imirwano ahubwo bo baraterwa bamara guterwa bakirwanaho bagafata n'ahandi bagakurikirana abandi bagize gute babateye. Urimo urabyumva ahanga rero muri iki cyumweru cyangwa ibi byumweru bibiri nyuma yo gufatana bita ku Rumeneti Rumeneti ni hejuru ya Mushaki aho bita za Ruvunda ni bose ni mu gace ka Ruvunda naho bita ku Muyange hafi yaho bita za Kagusa. Urumva yuko bakwamiye aho ngaho basa nkaho batakirwa nabo bategereza abaza kugira gute kubatera. Wafata bita za Kingi hariya mu nkengero za Sake basa nkaho bakwamiye aho ngaho. Uretse ko wenda ari ashobora kuba ari n'amayeri yo kugaragariza amahanga yuko bo bahagaritse imirwano ahubwo akari bo bari kugira gute bari guterwa kuko nk'abantu bakurikirana imirwano ibera hariya iyo babonye icyumweru cyose kirangiye nta mirwano buri wese atangira kwibaza David buri wese natangira kwibaza ati nyamara M23 yahagaritse imirwano kuko ya myanzuro ya Bujumbura yagize gute yabitegetse. Hari abitekereza batyo yego abatekereza ko ari M23 ari strategy yizindi wenda yego ibitaraguza manipawe yo kugana. Urumva rero nabo ntago ikindi no kuba ivuga ngo bararaswa ubundi leta n'ikindi ayikorera uko leta ubwaye kama oya reka nkoreke David leta ya Kongo ubwaye ntishaka M23 bafata ivuga ko ari abateroriste. Ikindi leta ya Kongo iri mu bashyigikira yicwa ry'abatutsi n'abantu bavuga ikinyarwanda muri kiriya gice none M23 ishaka ko leta yikorera ariko mu gutaka kwa M23 imyaka imaze 10 yarahunze leta yigeze yigira impuhwe nta tangazo na rimwe M23 yari yataka itaka ko bayirasa ivuga ko barasa abaturage nta musirikare utakije n'u Rwanda ni ukuvuga ngo M23 control hari abaturage ntabwo imivanga ko muturasa mudukorera n'ibiki ari n'indi ngingo bashizemo baravuga bati ari n'indi ngingo bashizemo baravuga bati abaturage bari gukorerwa icyitwa genocide tugomba kujya kugira gute kubatabara kuki bavuga ntibajye ahangaha rero ni naho muri iki cyumweru ibi byumweru nka bibiri ndabaza marisha nk'umuntu muri ibi byumweru nka bibiri muri ibi byumweru marisha bazambwire muri ibi byumweru bibiri harimo uburangare bwa M23 n'abantu bose byagiye benababaza cyane bakurikirana ibintu bibera hariya ibi byumweru bibiri bisha abantu benshi cyane muri kariya gace urumva kandi bakabica mu birometero reka tubare kuva Ruvunda aho bari kugera aho bita Bihambwe ni amasaha ni isaha imwe kuhagenda. Urimo urabyumva ari ibirometero nka 7 cyangwa 8 ntabwo aho ngaho urimo urabyumva nyine ni hafi kubera ko twabonye yuko inkotanyi zavuye mu birunga ziza kubohora abantu Musanze muri gereza ya Ruhengeri niho kuva i Kigali umujyi ugiremera twese ari ibintu byose ubu ngubu biri ku meza yego uribwira ko izo nkotanyi uvuga zakoze operation ziri kuri Karibure mu gitoro cyo mu Ruhengeri zingahe mu myaka ine zarwanya nyine ugire ngo zirenze n'icumi
nyine nta kibazo ariko bari barenze 10 urumva ariko noneho bakiza abantu kuko babyiyemeje sibyo urumva oya David rega banza umve igitekerezo cya ashyizemo ijambo burangare nawe uraza oya uburangare uraza kuza kubuvugaho ndagwisha nta burangare mu gisirikare genda kuvuga nk'umuntu ufite experience y'igisirikare mbese Maisha we ajya Maisha ndagwisha mbo buretse mu kanya oya buretse uri muri ntabwo abantu ngo ntabwo bakoze operation kuri metero 7 bita uburangare gusora icyo ngicyo ubundi ukomeza none se abantu barapfa bari he ku cyatumye badatabara abo bantu icyatumye bajya mu ishyamba ku badatabara abo bantu ariko yarabegereye nyine icyo ushaka guhakana none se kilometero 7 ariko ahita kari uburangare ntibashyiremo imbaraga nyine bagende David FARDC niba afite impuhwe iyihe FARDC na FDN niba bafite impuhwe aho ngaho uvuga rumineti bafasheho ntabwo bari baturutse ahandi nyine bari baturutse ahandi nyine bisaba plan izo mbaraga nge simpfana imirwano iri hariya sibyo nibo biyandikiye urebe cyane umuturage nyine n'ubundi bajyana kandi David naho bihanga uvuga namwe so bazaba barimo bishwe David abaturage bari gupfa kubera iki hanyuma se bari gupfa kubera imirwano iri hagati ya FARDC na M23 yego iyo mirwano yashojwe na M23 ishiharanira uburenganzira bw'abo baturage iranabigaragaza mpamvu muvuga mutyo buriya iyo tubwira abantu tumenya ibyo tuvuga ushobora kuba urimo kubereka abantu bari bihambwe ko bazize uburangare bwa M23 kandi ntabwo ari byo kuko iri komanda Maisha yavuze ko ari ibya buretse wumve buretse wimuvugire Maisha yavuze ko ari iby'abantu bamaze iminsi bavuga iby'abantu bamaze iminsi not Maisha wenda ni nawe navuze iby'abantu bamaze iminsi bavuga urumva yes urumva oya ujya kumupima mu bwonko ntabwo ariko none wabo bantu ni bande kuko nawe ibyo uvuga ahangaha nawe muri aka kanya nagupima David dore mpamvu mbabwira rero icyo cyakugangana buriya iri komanda mwiza ugomba kumenya n'umutekano w'urwanisha sibyo ntabwo bamwongeye gutabara abantu ko operation igwe kuri metero 7 ngo umarishe abasirikare bagiye muri operation bayigwemo hanyuma abaturage bakomeze bapfe David turi muri Kigali abasirikare babaga muri CND batanze ubuhamya yuko bagiye gukiza abantu bo muri stade Iremera Stade Amahoro yes ariko papa si yabo ko ari kujya gukiza iki imiryango myinshi abatari muri stade igaca kiwanja ariko hariya ni hafi yabo icyo nemegewe ni ukufata ibirometero 7 nk'umuntu uhazi simazi ukabihindura ko stop twagera no David tugiye guhamagara umuntu muri Amerika agira icyo atubwira reka tuguhamagare urumva kashana utabasabwe itumira uratwumva neza aho uherereye muri Canada 100%. Twifuje kutajya dukoresha amazina yanyu kenshi nta n'impamvu kukubwira ngo duanze twibwire namwe kandi niko mwabyifuje twebwe bamwe twabihuriyeho twagira ngo tukubaze watwifuje ku icyo uvuga kuri Bwiza TV uvuga uti hari intwererano y'ibitekerezo nshaka gutanga ni iki washakaga kuvugira kuri Bwiza TV bwana kuri Bwiza TV nifuje kuvuga ni ibyerekeye mu by'ukuri nibyo duhora tureba twese byerekeye umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo akaba ari ibintu twese bitugiraho ingaruka abafite imiryango abafite famiye intambara z'urudaca zidutwara abantu baba n'abasirikare bapfarega burya n'abantu bacu zidutwara abantu mu buryo bwose so ikintu rero navuga muri rusange sindi buvuge ngo wenda ngo reka ngo mvuge ngo umbogamire kuri runaka ngire gute haba navuga ngo muri Kongo twifuza amahoro kuruta ibindi byose kugeza uyu munota twifuza amahoro ariko amahoro tukabura uyaduha ninde wayaduha mu by'ukuri Kongo iyobowe na mayibobo reka mba kumvuga gutyo mani mbabarire ko mvuze gutyo nta kuntu umuntu w'umuyobozi wayobora abantu ngo ujye wirirwa uri gushakisha inyeshyamba uhiga ahantu hari za mayibobo reba ahantu umuntu ajya gushaka mayibobo nka ntuza nka Nyagutumba Nyagutumba amaze abanyamurenge
ni mu maso ya Gisekedi, ni mu maso y'isi. Gisekedi akamuhamagara ati ngwino ujye kumfasha kurwanya M23. Nje nkibaza ikibura ni urukundo rw'igihugu cyangwa se habura ubwenge, kubera ko ubaye wumva ufitiye urukundo igihugu ntabwo warwana na rwose. Yari yagerageje kuvuga ngo reka ndwane, yarabigerageje bamukura Bunagana. Aravuga ati ntabwo ndi bwumvikane nabo kuko urwango yifitiye rwe ku giti cye. Ntabwo ari ukuvuga ngo nta mahoro babuza, ntabwo ari ukuvuga ngo rega M23 ibuza amahoro muri Congo. Negative, kuko M23 niyo Gisekedi. Gisekedi egal M23. Ahubwo hari ibyo ubwo Mekere arimo kukubaza ngo urabahuza gute? Ndabahuza kuko Gisekedi yakoze ku giti. Ntabwo mwebwe ku giti cyanyu murumva uwo bita Major Wiringoma yivugira ati kwabaga Kinshasa na Gisekedi ari watujyanye iyo. None ubundi reka nanjye nkubaze ikibazo nk'umunyamakuru. Muri abantu b'abasesenguzi muzi mureba kure mufite ubwenge. M23 ntabwo yabaga mu Uganda. Niho yabaga. Yavuye yite. Nicyo kintu kitazwi nyine, ntabwo tubizi. Gisekedi niwe wayikuyeyo. Ahubwo Gisekedi amaze kugirana amasezerano na Kabila, jewe aya makuru ngiye kugwana amakuru wenda nkunda atavwa cyangwa yari nabigoye n'umuntu umwe muri M23 kandi nizeye neza kuko yari muri delegation yabaye Kinshasa, yabaga Kinshasa. Gisekedi niwe wakuye M23 Kampala ku mafaranga ye n'ishyaka rye ribizi neza ko aribo basapotinze M23 kugira ngo ive Kampala ize muri Congo mu misozi ya Zanyamyirima. Hari 2016 mu kwezi kwa 11. Ishyaka rya IDPS umbe ko mbyibuka bonyine nibo basapotinze M23 kuko ntabwo iriya diru ya Kabila ntabwo yari yakabaye. Babirebaga ko bishoboka ariko byari bitaraba. Rero IDPS niyo na Gisekedi binegosiye na M23 ngo bagire nabo ingabo kuko bari ishyaka ridafite ingabo. Kandi muri Kongo buriya bari abantu bose ntubone iyi mitwe twese twita imitwe y'inyeshyamba. So kubeshya ishamikiye ku mitwe ya politike iri muri leta, ishamikiye ku badepite bari muri leta. Uzumva rifite umutwe n'umudepite wese uri muri leta hariya agiye afite ingabo ziri mu ishyamba z'inyeshyamba. Ni ukuvuga ngo nibo batazigiraga. Rero bari bakeneye ingabo kandi zikomeye. Ingabo zikomeye ni za zindi zigeze guhangayikisha Kongo kuko nk'uko uhora ubyumva M23 iva muri Kongo ntabwo yavuye muri Kongo kubera itsinzwe, yavuye muri Kongo kubera ubwumvikane igiranye na Kongo na Kabila. Ejo bundi iva kuri Goma. Uburyo bana babwiraga iva kuri Goma ejo bundi na nyuma yaho urabizi ko ivuye kuri Goma habayeho gusubiranamo. Urabizi ko nyuma yaho iviriye kuri Goma habayeho gusubiranamo, M23 isubiranamo, imaze gusubiranamo habaho igice cyari icya Ntaganda n'icyamakenga. Cyari n'icyamakenga. Icya Ntaganda gihungira mu Rwanda, kimaze kuraswa n'icyamakenga gihungira mu Rwanda. M23 isigara aho ngaho ariko nyine n'ubundi urumva isigara mu mishyikirano na leta ya Kinshasa. Ibyo kurwana byahise bihagarara. Tukiri aho ngaho ko nubwo tutavuze izina ryawe nawe wari muri izo ntambara, wari mu kihe gihande bwana ntavuze izina? Ajyane ndi buvuge nariho. Ibyo by'igihande naho byo ntabwo ndi bukivuga ariko navuye 2013. So igihande urishaka rakiyumvira ariko igihande cya Makenga actually ariko ruhande rwa Makenga. Urakoze cyane komeza. Uyu munsi hanyuma uyu munsi wa none wenda kugira twihute kuri iyo dira ariko Kisekedi
tudatinze wenda ku bindi diri ya Tshisekedi ubundi kwari ukugira ngo M23 imufashe iki? kwari ukugira ngo izamufashe gukuraho Kabila, kurwana bashorera, apana kuza kurwanira muri Nord Kivu na Sud Kivu, byari ukuzarwana bashorera bajya gukuraho Kabila kugera Kinshasa. kugera Kinshasa nk'uko bakuyeho Mobutu. Nicyo we yabashakiraga. Hanyuma agiye muri leta amaze gukora deal na Kabila, ntabwo yaretse M23 kuko n'ubundi Kabila yarakimwicariye. Niba mubyibuka amaze gukora deal na Kabila, Kabila yamusigiyemo amasubyo muri leta. Wenda tukiri aho ngaho utaragera aho ngaho, ndibuka wenda hari icyo gihe ise wa Tshisekedi uyu nguyu uriho ubu ngubu ari we uyoboye Kongo, niwe wari uri icyo gihe, niwe wagiranye amasezerano na M23 cyangwa se n'uyu Tshisekedi Peti? n'ishyaka bisobanura n'ishyaka ryabo. Komeza. n'ishyaka ryabo. Okay, komeza. None uyu nguyu abagere ku butegetsi, urumva abantu bari bafitanye amasezerano bari bageze ku ntego yabo, ariko uyu nguyu yaragifite amasubyo yatezwe na Kabila. Muri leta ye hari harimo abantu ba Kabila, yarabakipinze bakomeza kumvikana, baragenda bagera za Kinshasa. Bageze Kinshasa bumvikana na Tshisekedi yuko bagiye kujya ahitwa Kamina, muri ka militaire ya Kamina, bakaba special brigade ari nayo igomba kurinda mukuru w'igihugu, kuvamo abarinda Tshisekedi. Ubwo barabyumvikana, bamaze kubyumvikana, ariko ndaje nkubwira akantu yabatezemo. Wenda nta wundi uzakavuga cyangwa ni n'amabanga yabo menye, I don't know, kuko ntawe ndumva akamentioninga. Wumvikanaga ko aha Kamina yarababwiye ikintu cyabananije, wundi yarababwiye ati rero, kuko yarebaga nyine ibimuriho bya Kabila ntabwo yari yakagiye burya, yari akimufite. Arababwira ati rero, nimumara kuba special brigade muzahaba 2022, 2023, ubwo bagomba kugenda muri za 2021, 2024 muzaba mumaze kubona ibikoresho bidafitwe n'undi musirikare wese muri Kongo. Ibikoresho bigezweho byose muzaba mubifite, muzahite mwigumura muva Kamina muza gufata leta. Leta ubwo avuga bazafata ni leta rimwe, ni leta ye, urakireba? Leta ye bivuze ngo bazaba baje kumufasha guhirika abantu Kabila yamuteze, we azaba afite amaturufu abiri. Niba bigeraho bagahirika abantu Kabila yamuteze, azakomeza ari umuntu wabo. Niba atabigeraho kandi ikindi kintu, wibuka ko M23 yananiye Kabila, wagiye kubamarira, agiye kubamarira muri za Kasai. Aho Kamina iri muri Kasai, iri muri Katanga. Ntekereza ko iri muri Mbujimayi. Katanga Mbujimayi. Ni Katanga. Agiye kubamarira muri Katanga. Katanga se hari uzabahisha? Aho bazarwanira se bazi uretse icyo kigo? Uvango M23. Ikigo se nahagurutse. Uvango M23 amahitamo yari ifite kwari ugukuraho nyine muri aya masezerano, kwari ukuba yakuraho gutegeka bukoro ikarangira. Kwari ukugenda we amaze kugera, kuko yari akicariwe na Kabila yari yaramuteza yari yaramushyiriyeho ibishyitsi, reka mba ariko mbyita, yari yarashyizemo ibishyitsi muri leta bitanyeganyezwa, nawe adafite uburyo abinyeganyeza. Rero yasabaga M23 kwizajya guhirika ya leta, kwizivumbura ijya guhirika ya leta ya Tshisekedi na none yari agifite. Yes, leta arimo kuko hari igikoresho, ubwo yari agambiriye iki? Muremera ko yahiritse leta mbere yuko
yivumbura kuri M23 muremera n'abandi bwirika leta very nice nicyo yashakaga ko M23 izakora yarabikoze nicyo yashakaga ko M23 izamukorera ikamugumishaho kandi yakuhore none se leta yakuyeho kandi ubunse ko yayikuyeho ntabwo ariho yashakaga kugira ngo babambari ba Kabila bose ibahirike nimara kubahirike wenda bari kujya bakora operation yo kujya batikura umwe so birumvikana ko ikintu cyari giraho Tshisekedi nta mbaraga yari afite yari yizeye yashakaga imbaraga kuri Muvunyi yashakaga money power hanyuma kuki yashaka ko bari Kamena bapfuye iki mbere hari ikindi kintu mutareba we yumvaga ko naba M23 nidashobora kubigeraho ibyo byo kwihirika iyo leta urumva ni nk'uko wakoresha icyuma kugonda ikindi ikivunika cyose n'icyuma kiraba kivunitse ntacyo we bigukozeho M23 nitabishobora we araba ashoboye kurimbura M23 completely Kongo arababonye credit yuko ari we muntu washoboye kurimbura ya M23 yari yarananiranye ni ukuvuga ngo yari kujya kumukuraho ariko isa nkaho nawe yayiteze igicu yes iri kwiyahura ntabwo yari kwitega igicu wenda yari kwiyireka ariko yari kwirwanya nka leta kuko kuva Kamena ugera Kinshasa ni kure ntabwo ari ahantu wafata ngo ugende ngo kuko ngo bahaye ibyo bikoresho bwoko ki abantu baje bazwi umubare ibifaru n'iki byose abantu baje bazwi umubare niyo wacyambika buri muntu wese ukamwambika igifaru niyo buri muntu wamuhindura igifaru urumva bo bari bagiye ahantu batazi batamenyereye uko warwanira uko mbese yari operation yo kugenda no kwiyahura wananirwa watsindwa ugapfa hanyuma M23 yabyakiriye ite yabyakiriye ite bwana yarabyanze nyine bamubwiye abari bari Kinshasa kuko ntibari kumbwira ngo barabyanze bamubwiye ko bagiye kubibwira abasigaye inyuma bakaza kuva bagiye ntibasubiyeyo barasubiyeyo rero bari babaye abanzi wari umutego mu hanyuma bawita umutego mushinga none se bwana nanze kuvuga izina reka nkubaza twubangura dufite n'abandi kuri telefone tugiye kuvugisha muvango ubundi kuba M23 yashoje intambara muri iki gihe byaturutse yari yarahunze yaragiye Uganda yarahunze yaje muri diri yayipfubana none iyipfubanye ishoje intambara yarayizanye ntabwo yayishoje buriya naho yari iri muvango Tshisekedi niwe wayizaniye muri Kongo noneho imaze gupinga ibitekerezo byo kujya kuba Kamena kugira ngo ayimarireyo niho bayatatse aho yari iri akabazo ndaga kukubaza n'ubundi Kamena bigeze kuharasirwa muri 2010 na kangahe urumva mbere ko bamakenga baza mu ishyamba n'ubundi babanze kurasirwa Kamena Kabila yarabajyanyeyo baraharokoka abarokotse nibo bakoze mu 23 ubundi icyo kintu cyo gushyira M23 mukayikandira hano ugahita uyirangiriza icyarimwe uragitandukanya gute na Sabyinyo wabitandukanyiriza n'ubundi na Sabyinyo niyo intention nayo bayihamarira nayo nicyo kigendererwa ariko hari itandukano rya Sabyinyo na Kamena Sabyinyo ni mu rugo Sabyinyo ni ahantu bazi Sabyinyo ni mu ishyamba yanacukura yacukura akihisha bagatwika bamara kugenda kongera akava mu mwobo ariko Kamena kwari ukubica bakajya bagera no kuri buri muntu bagahakikisha ngo runaka yapfuye nawe na runaka yapfuye nta nubwo Kamena bari gufata ntawe bari no gufunga wenda Sabyinyo barwana bafite wasiwasi ku buryo bari bugiye banafunga akabazo ka nyuma rero dusoza ikiganiro twagira ngo tumenye ko Tshisekedi we yashakaga ingoma bamurwanirira abone ingoma M23 yo uwo muntu aho ayo mabango yakura yo yari ifite yentere mu butegetsi bwa Tshisekedi benefit yayo yari iyihe benefit yayo yabemereraga ko agomba kuzana amahoro hari agacyura impunzi hari ikindi bamusaba se
cyura impunzi, zana amahoro, cyura impunzi. kuramo yabemereraga ko we agomba gukora. None se ubundi bagize ngo muri Nord Kivu mbere y'uko abahinduka wigeraga wumva se bivugwa? Ntiwari warumvisha ntiwigeze kumva bicecetse nawe ukivuga ngo uyu ni umututsi, bicecetse biri aho bicwekereye. Yabemereraga ko azabishyira mu buryo, azakuramo FDLR, azakuramo iriya ideology yo kuvuga ngo ngo umututsi akwiye kwicwa, ngo uyu ni umunyarwanda iki n'iki. Kuko buriya nubwo abantu bajya babyitiranya bavuga ngo bica ngo bavuga ikinyarwanda, so kukubeshya bica abatutsi, ntabwo bica bavuga ikinyarwanda kuko abahutu n'abahunde barafatanije. Keretse umuhutu wanze kwica abatutsi. Ndumva hano bica umuhutu wanze kwica umututsi. ndi kumwe n'abanyamakuru babiri bavuga bati ikiganiro cyazaba kirekire. Hari umunyamakuru witwa Mayisha, ngira ngo we wajya kumwumva utaramubona. Nawe turi kumwe mu kiganiro, akorera mu gice cy'uburengerazuba bw'u Rwanda, ariko akurikirana zira nkuru zayo. So reka tube tukuretse, tuzajya tukubaza ingingo ku yindi, kandi rwose nyamuneka ujye uduha ibitekerezo. Sawa, murakoze cyane. Urakoze cyane rero, turagushimiye bwana tutavuze izina ku kiganiro uduhaye. Urumva rero ko ntabwo biba byoroshye. Ntabwo byoroshye. Wamukura ku murongo? Yamaze kugenda. Ntabwo biba byoroshye Meki. hari ikintu yagarutseho, ni byinshi cyane. Hari ikintu yagarutseho kandi kiri reyere. Cya kintu yavuze ngo buri mutegetsi muri Kongo agira umutwe we. Koko si ubwo buri muntu wese afite umutwe we. Cyane. Cyane rwose. Dafite umutwe wose bategeka, mbona Tshisekedi ubwe, ubundi Tshisekedi mu bigaragara n'ubwo ntango bafite. Karegeya niwe wigeze kwivuga, Tshisekedi yashaka gukoresha M23 nk'ingabo ze. Yego. Cyangwa se Tshisekedi akaba ari umutego yateze M23 ashaka kuyirangiza kugira ngo abone yagirirwa icyizere. Urumva harimo game nyinshi cyane zadusaba ko tuzibana. Nakiri yavuze, urabona nk'iyi mayima yerutse kugenda ngo igiye kurasa M23 kitobagura ikagira gute. Bivugwa yuko ifite ayuriye na Mukwege. Urumva iriya ajya ni Yakutumba. Urumva uyu mudepite wabaye ministeri wo muri za Beni, nawe iriya Kodeko niye. Urumva nuvuga ngo rero agatoko kari muri Kongo, muri Zaire ya kera, ni ibibazo muri iki gihe ntabwo byoroshye. Urumva rero ko intambara ibirimo utuntu twinshi, ni amadiru abahambaye. Urumva kuko buriya M23 ivuga ngo gucyura impunzi, Tshisekedi akavuga ubutegetsi, ariko no kuvuga ko itabari nayo dosiye ABCD. Haba harimo utuntu twinshi. Harimo game nyinshi cyane. Bati mugi kamena. Kandi kamena M23 ashaka kugikamena ibizi ko byigeze kuyibaho. Yarabyanze nayo. Ntabwo yari kubyemera. Buriya nuvuga ngo bo bagiye icyiciro yasa kugira ngo bumve diru, barazumva barangije bavuga ati ewa, akumva ko bari hagati nk'ururimi. Ntabwo byari kuko iyo batakora amayeri yo kuvuga bati mureke tugende tuzagaruka tubabwire, bari hasiga ubuzima. Ikigaragara nuko Tshisekedi yari afite igitutu cya Kabila nk'umuntu ukomeye, ariko akagenda nawe n'umuhanga akavuga ati aba bantu bo ahubwo Tshisekedi ntiyoroshye. Yashakaga guhitarangiza Kabila akarangiza na M23 akaba 6. Ariko Nadir yarayikoze kuko yabanje kwambira kubita perezida w'inteko ishinga amategeko. Urumva rero ko Tshisekedi yari afite icyo yekeje nawe atari mu yarabazaniye. Abantu muzongera kujya ngo Tshisekedi ngo nta mibara agira ngo n'iki yari kibazo umusivile uwo wapanze zose ndangiza Kabila ndangize na M23. Ariko urumva ukuntu yabipanze, nzabashyira Kamina mbahe imbunda mushaka zose. Nuko rero no mwitoza umurongo ngo mu gihe Kinshasa bajye bicira 10 mu nzira, 15 mu muhanda, muzagire Kinshasa hasigaye 3. Abajyane muri prison ya Makara. Abagabo yari kubafunga, yari gufatamo nk'abayobozi bakubafunga. Urumva bari gusiga bakeya. Bari gusiga bakeya bashyira muri prison ya Makara. Twakira undi muntu. Reka twakira undi muntu. Mupenzi uraho? Uratwumva neza? Halo? Wongera ijwi tukumve neza. Mupenzi rero uduhamagara uri mu gace ka Masisi muri Kongo, aho ngaho bimeze bite?
mu Rubaya muri aho? Yego turakumva, komeza. turaho muri iyi minsi niho ibintu bisabasiye ari nyinshi cyane. Aho Rubaya hakontororwa nande? Hakontororwa na M23 na FARDC ninde? kandi ugerageza ushyiremo imbaraga mu kuvuga unihutisha kugira ngo Turi mu kiganiro ngereje. Hari FARDC hari n'abanyatura abo bita abanyatura b'abazungu. ni abazungu bavuye heza nabo banyaturira bagira ni izina None abavuga ikinyarwanda mufite umutekano uhagaze gute? kwihambira kuko hari amoko menshi uzi harimo amoko menshi uzi igiswahili urumva uba ufite protection ariko utazi igiswahili iringana Utabizi ngo bigenda gute? utazi igiswahili bumva haba harimo ikibazo uri muremure utasa neza ufite ishusho y'abatutsi mu kibazo. Umuntu yakubaza ati nk'abantu bari mu ruhande rwa guverinoma muba mufitiye ubwoba M23 cyangwa muba muvuga muti mufata gute M23 abantu bari aho ngaho mu mitima yanyu? Ndakubaza nti iyo mwumva M23 muyifata mute, muyitekereza mute nkamwe muri ako gace ka Rubaye tubwiye haruguru? iyo duhamagaye abari Bunagana bari Kiwanja abaturana hano usanga bafite amabariyeri bafite mu nzira umutekano security niyo rero ni wao Reka tuguhamagaze indi nimero mu kanya uyitabe ube hafi. Iyi telefone ishobora kuba ifite ikibazo ariko ntuve ku murongo, ntuve ahantu uhagaze. Reka tuguhamagare nanone sibyo? telefone ya David ni yabizi David gerageza we yirebe ntaza kwivuga. Yirebe utaza kuza nyamuneka bamucisha atariko rero uko byagenda kose kuba dukurikiye ati turatelefona abantu bari Bunagana tukatelefona bari Kiwanja nta bariyeri bafite umutekano. Hari aseze bazihara ahantu hose mu kuruhande rwa leta bari bariyeri zikora ikiza zicungana n'umwanzi yuko atabara bariyeri zo ntago zabura. Ahubwo umuntu yakwibaza ati se izo bariyeri zikora akazi kazo noneho hari n'akandi kantu yo acengejemo mu kanya ati uyu uri mu Rwandofone cyangwa utari no utazi iringara n'igiswahili atubuye n'akandi bakakubona uri muremure usa neza niko avuze. Nje niko nabyumvise, niko numvise nanjye avuga ngo umuntu abari mu kaga, aho ni Rubaya rero mu gace kakontorwa na FARDC na nyatura b'abazungu kagezurwa na leta. Uyu muntu yahereye kera avuga ati nzabahamagara mu kiganiro mbabwira ibibera muri Masisi n'iki byose, kandi tuba tugira ngo tugerageze kugira ngo abantu batumva ko tuhongamira uruhande rumwe tugira gute ibintu nk'ibyo. Watuvugishije bwa mbere muri Canada, uyu ari Masisi mu gace kagenzurwa na FARDC. Reka muri mekire yakomeza kugerageza nimero ye kugira ngo tumwumve neza. Urumva ko ntabwo byoroshye Mayisha, umutekano urakenewe muri aka karere. Buriya rero nibyo twahoze tugarukaho by'abari abakuru b'ibihugu.
yibaye bari bafite amakuru ya intelligence zitandukanye mazima iki kibazo ntabwo bakagombye kugifata kuri iyi level. Ibaze nko ku muturage uri ku ruhande rwa guverinoma akaba yifuza ko nawe yajya ku ruhande rw'inyeshyamba kugira ngo agire umutekano. Reka twumve kiza gucamo turaza kukomeza twumva nyine nawe icyo atubwira. Ntabwo byoroshye rero nibyo bavuga ngo n'ibyemezo byose byashingiraga kuri realite iri kuri tere. Bya bindi bavuga bati imibare iza cyangwa ubushakashatsi buza buvuga bati abantu bayo neza ariko nyamara rukinga babiri cyangwa bakazuvuga ngo okay. Hello. Yes. Uri kutumva? Akumva neza kabisa. Hanyuma twajya tukubaza ngo aho ngaho mu Rubaya muri Masisi byifashe bite? Tumurebye mu byumweru bibiri bishize umutekano wari umeze nabi ubwo intambara zari ziri hafi ya Mushaki. Byaje gutera abantu ubwoba cyane, noneho hari abo banyatura nabo baturuka hepfo aho bita za Ruki, baraza barisuka cyane hano mu Rubaya baza ari benshi. Akaba ari bo bakora patru bagakora ibintu byo bishakiye, kuko wareba ukabona FRDC ntayo gutera abantu ubwoba. Bica abantu bigenda biti iyo baterwa gute? Baterwa ko bakora patru cyangwa hari ibikorwa by'ubuzima? Barasahura kandi n'uwo bafitanye konfuru bakamwica, ntabwo nta mategeko bafite. Baherutse no kugira ku kigo cya polisi bahita bahica abapolisi babiri babatwara n'imbunda zabo. Baho nta muntu bagirira amategeko bafite, usanga ibyabo bitandukanye kabisa. So none nk'abantu muri aho ngaho muri icyo gice mwumva intambara iri hafi, ukurikije abantu mubana aho ngaho muturanye abaturage, niki ubona, niki mwifuza ukurikije uburyo situation ihagaze aho ngaho? Urebye tuba tuniteguye guhunga abantu baricara ko bafite amaduka ibintu babyohereje i Goma, bagenda bacuruza utuntu dukeya cyane. Abafite inka bagiye bazikuraho bazirungisha, tuba tunicaye twiteguye ku isaha iyo ari yose twahunga. Isaha mwahunga ni isaha iyo ari yo yose. Nk'ubu ejo abo bahungu bakubise amasasu menshi hano mu mudugudu, abantu tena batangira guhunga kandi bafite ibintu bari kugabana basahuye, bararasana birakomeye. Ibintu bari babisahuye muri quartier yanyu ho mutuye, babisahuye hehe? Urabona hano hari imisozi y'amabuye, kandi hari sosiyete yitwa SMB y'umugabo witwa Mwanga Cici w'Umututsi. Iyo sosiyete rero yaragiye kandi niyo yari kontrolinga imisozi y'amabuye. Yari hafite polisi nyine nziza ikontrolinga. Rero mu byumweru bibiri bishize sosiyete yahambiye ibyabo n'ingabo zabo, baragenda ikariyeri isigara iri vide. Rero abo bahungu nibo bari gucukura bafatanya n'ingabo za FARDC. Rero hari igiye kugabana ayo mabuye bibatera rwaserera bakarwana bakarasana. Ese hari ubushobozi bw'ukuntu umuntu uri mu ruhande rwa FARDC yashobora kwipenyeza akajya mu ruhande rwa M23 agahungirayo? inzira ntayo bahita bafunga bakavuga ngo ntawemerewe uwavuye aho M23 ari ntawemerewe gusubirayo, bahita bafunga. Ariko ubundi abantu baba bifuza gusubira iwabo. None ukurikije wenda abantu bari aho ngaho mu Rubaya
bifuza kujya mu gice M23 iri gukontorora cyangwa barifuza naho gutegereza amahoro akaboneka cyangwa se bagahungira mu bindi bice? iyo babonye ibyo abahungu bari gukora bakabona na salle de sentayo baravuga ati ubundi abantu baturutse Bunagana boro bakaba bari hafi nta munsi bashobore baze dushobore tumenye ngo bimeze bite. Umubare mwinshi n'ibyo usanga baganira bakavuga ngo n'ubundi ntabwo gavumenti bashoboye irakoresha abantu mw'ishyamba zigahangana n'izindi ntabwo ari byiza. mwe murifuza ko intambara ibageraho bikarangira? tafazari urabona umukura n'umuntu yambaye icyenda cya sivile ariko afite imbunda, urumva birashoboka ukahura n'umusirikare wambaye inifomu ukamenya ngo ni umusirikare uri identifiye akoze icyaha waramenya ngo uramuregahe, bitari byo kuhura n'umuntu yambaye igikoti yambaye ikipantaro afite imbunda ngo ni umusirikare ari kurwanira igihugu. Ibyo ni by'abantu hano twikanga cyane tukabitinya. So mukomeze mwihangane mukomere kandi ujye ukomeza uduha amakuru, tuzajya tuguhamagara kenshi utubwire uko bihagaze n'uko bimeze. Sawa, nta kibazo gusa. murakoze cyane. David rero uyu munsi cy'icyumweru cyawe cyumweru cyo kumenya ngo bihagaze gute ibitekerezo ari cyo navuze ngira ngo wenda kubakurikiranye kuri channel yanjye ya Bingwa ubushize twavuze yuko iriya sosiyete ya SMB yari ifite abapolisi bafite imbunda z'amashini gani bafite barabarwanye nabo SMG urumva barindaga iriya sosiyete ya SMB ya Mwangacucu Edward. Mwangacucu yabaye umudepite mu nteko ishinga amategeko, yabaye umusenateri n'igihe babonana na Perezida Tshisekedi mu minsi ishize yabonanye nawe. Yego abahutu abatutsi bose yagiye abonana nabo buri umwe ku giti cye. Byagize bitya leta ifata abapolisi iravuga ati harimo abatutsi benshi, ubwo M23 igeze hafi ya za Mushaki bashobora kuhava bakagenda n'imbunda zabo bakajya kujoininga M23. Bahabakuye saa 4 z'ijoro. Uyu munsi bari ku kigo cya polisi kibisake. Isake niho bari. Urumva rero bari nibo bari bacungaga umutekano wa hariya, ugasanga wenda n'ibindi binombe n'iki byose bacungiye umutekano. Ariko uyu munsi urumva yuko Nyatura muzungu ni uribuka wari warise generali werutse gupfa yishwe na bagenzi be, niwe wayoboraga iki umuzungu Nyatura umuzungu nabo bapfuye amadolari 7,000 ngo sinzano bayarituye amaze kuyaritura arabakwepa amaze kubakwepa. Ubwo aho garukiye muri izi ntambara za M23 bari baramubikiye iki inzika avuga ati wadutwaye amadolari sha yacu 7,000 po kandi na murumuna we bakurikirana nawe muri iyo minsi baramaze iminsi bamugize gute bamutikuye. Urumva rero ya mitwe Perezida Tshisekedi avuga ngo autodefense ni defense y'imari y'abantu, autodefense urumva ibintu birimo gukora kubwayo. Urumva uyu muturage arimo aravuga ati nta mategeko uriho n'umuntu wambaye igipantaro ubone nko kuba n'ikibobo utabuze izina yabivuze ati ni mayibobo ubiyobowe na mayibobo kuko yavuze ati ni gute ushobora kuba uri ufite leta ukajya kuzana inyeshyamba. urumva ko barimo guhuza ariko twere kujya kure. Jewe ubwanjye mfite pasiporo yanjye nateje ku mipaka yombi, urumva kunyibutsa ibyambaye ndakugendera ntabwo numvaga ndi mfite right zanjye. Nageze kuri barriere ya mbere Kibango ni igiki? Kibango buretse uraza kucyumva nyine. Noneho ndeba umumotari wari untwaye mureba mu maso yewe none se ibintu bari kumbwira ni ibiki ko ntazi byari byo. No Kibango twe twavukiye muri Kongo. Kibango ni cyagiye umuntu abagiye gutsinda igiti bya bibango bivaho bikagwa hasi. Ibango je umisha yuko ari cyo Kibango nyine ari cyo kimanyu. Ese Kibango ryagandi mu ishyamba umumotari yarasetse ati Kibango ni 500 francs Congolais. Noneho nibyo ati nibyo ati
ndangije utangiye gukanaguza ngo ribirambo ndavuga ati rero nese kuko nateje niki byose ngo umwe arambwira ati ibyo byo guteza ni ibiki izo ni leta zanyu ziyo hirya natwanga dufite leta yacu meke ntiyakubwiye ko nawe nakuyemo njye urumva njye nakuyemo ndabahereza kibango noneho hari indi bariyeri bwo ndi kujya Masisi hirya yaho gato none najye ubwenge buraza naje navuga nti ariko oya ahubwo reka mfate itari kibango kiramo niba ari 100 desa kugira ngo ndebe yuko ari buhitagira akabango na kibango noneho nuvuga ngo nabo abacungana ku jisho gutyo wabonye uriya mugenzi wacu uri mu Rubaya yavuze ngo bapfa ibyo bagabanye bararasana urumva noneho nge namuhaye nafashe 200 francs ndamuhereza ngira ngo arareba arapfunyika niba amuhereza n'igipapuro yapfunyika agahita akubita muke yakebaguje gutya ntigeze areba akubita umufuko noneho mutarabwa ati tuba fenta tukabahereza iki igipapuro agakubitamo agahita akebaguza agahita akubita mu mufuko urumva igihugu nk'icyo ngicyo rero nta right z'umuntu none icyo gihe yego urumva reka dabareba bagenze kugira ngo bataza kumenya ko yafashe ikintu bakagabana urumva igihugu nk'icyo ni ikibazo gikomeye cyane noneho iyo ageze kuri la barriere rero bareba ufite izuru rirerire n'ufite izuru rigufi urumva ufite izuru rirerire ubwo ni umututsi igihugu si igihugu si iki mbega isomo ry'ababirigi ryarafashe wowe hariya aho ibintu navuga byinshi abanabizi ikiwe nanyuze kwa koroneri gutya ku nzira ngenda mu nzira nanjye numvaga afite confidence nateje passport yanjye mfite byo visa yanjye ati leta bitamburisha ndavuga ndamuhereza passport yanjye kuko nanze gutwara ngamwe uko ndabazi barasereza nyimuhaye ati zana kadi ubwo yambazagira ngo nta kadi mfite ati zana kadi ndavuga ni kadi ya nini niko na passport niko navuga ndaguha iki ubwo nayo nahise ndakara ati zana kadi kandi ubwo bari bafite imbunda bari nk'abasirikare nk'abangaye umuntu kandi turi umwe kuko barahamenyere baratongana bari batangira barashwana ubwo barahuruza kuko ngo bahita bahura ko bose bumvuga cyane araza turaserera tumura cyo ngiye kubw'amahirwe yarimo bango itakupeleka Kinshasa nayo nagiye muri bya imitori y'u Rwanda itakupeleka Kinshasa nazo urangena kuri uko enemy kuko byari biteye twanyuze kujyo gipangu kiwe n'uwo muhungu tuvuga igiswahili sanifu tuvuga Swahili sanifu ariko tukamixamo n'icyongereza sasa arabyimba ati ebana mwebwe muri abanyamahanga naho rero twatakiye so kugira ngo mapa ngo nayo natanze amafaranga urumva icyo gihugu nibyo uyu mugenzi wacu yavugaga barifuza kuva hariya hari leta bakajya ahari inyeshyamba batatafazari kubera ko ishyamba bambaye uniform baba bazibonye uko no bari kuvuga bati yaba byashobokaga izo nyeshyamba zikagera vuba wabo kusereza abona ujye kumureba ariko siwe wenyine kuko niyo nganiriye n'abantu bari mu mujyi wa Goma baravuga bati turahangayitse turarambiwe M23 nishobora izigira gute ufata umujyi wa Goma kugira ngo tugume muri bibazo nk'ibi ngibi abandi bo batangiye kohereza ibintu byabo bihugisha je numva rero David tutari bunarenga hano tuzakomeza tubivugaho gutegura ibiganiro n'ibintu abandi bantu yego ni Fox Pop bikenewe twumvise ibyo uri muri Canada twumvise ibyo Rubaya hari n'abandi bari batwandikiye ariko umwanya ni mutoya tuzagenda tubavugisha kandi bakomeze barebe nimero zacu ziri hasi nta kibazo ntabwo tuvuga amazina yanyu n'uburenganzira bwa buri wese kugira ngo mutajya mu kaga ariko by'ukuri urumva ko ni nacyo uriya twabirishije bwa mbere bwa ati buri muntu agira umutwe w'ingabo ze ubwo se urumva usesenguye nk'iriya polisi yabaga hariya ishobora kwitana havanywe na komandoma ya polisi havanywe na mwanga cuca avuga ati muve muri ibyo ngibyo bibanze bisubita atanu ubwo rero mukire hariya arayobora ufite ijambo akayobora ufite ikirombe akagira ingabo ntabwo byoroshye ibera muri Kongo banza na Union Africaine twahereho tuvuga sha uvuze ngo benshi ntibazi detail zikuritere bo bakabifata uri South Africa urizuma ugafata ibintu biba muri South Africa n'amategeko yaho ukajya kuya company ukaya comparinga nayi Masisi uri muri Kenya ni ibintu bitandukanye cyane you see ugashaka kugeranya ibintu byaho n'ibintu byibereye muri Rubaya mu Kirombe gutyo ibintu bikaba byabaye gatogo so reka tuzi ikiganiro cyacu rero tubwira abakunzi ba Bwiza TV na bwiza.com n'abakunzi ikiganiro Ruvugiro mukomeze mutwandikiye mu bitekerezo ikiganiro ni icyanyu byo kuvuga ni byinshi cyane twagarutse ku by'inama yabereye Addis Ababa yahuje abakuru b'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba isizazana umusaruro ntizazana ibiki yari yatumijwe na perezida wa Angola Ntuza João Lourenço
iyo nama imyanzuro yayo ibyo yaje ivuga, ariko David agira ngo no muri iyi nama ya Afurika yunze ubumwe yateranye Tshisekedi ntiyabuze kugaruka ku Rwanda. Yaragarutse ndetse ngo yanze no kwifotoza, ariko abandi baramubwira uyu munsi nibwo yanze kwifotoza. Batijya mu ifoto. Inama yari igikomeje. Inama iracyakomeje. Batijya mu ifoto. Uvuga udukina ibyo ngibyo. Denis ngo yararimo amubwira ati ariko ubundi nkaho uri mu biki. Denis asongwe so atagira ngo ni Denis uri kubana bw'ibyuma. Twagiye rero no kureba ko cenga n'agakino kabaye hagati ya IDPS, aho IDPS nk'ishyaka rya Tshisekedi yifuzaga ko M23 yabiga imubere igisirikare n'abajepe, bikarangira M23 ibonye ko ari umutego wo kuzahagwa igahita ariko nirya ari mu kijepe cya Kongo cyajemo abantu bavuga ikinyarwanda, ariko yarabishaka ko bazi kurwana. Wari umutego nyine, wari umutego. Twabonye rero ko Tshisekedi yapanze ukuntu arangiza Kabila agahita arangiza. uretse ubu ngubu, uretse uyu munsi bagiye bakabambika imyenda ya GL bande ubu kuva kuri Grande Barriere kugera Kanyarucinya bagiye bafata FDLR biyambarira iki imyenda ya GL garde presidentielle yabaje uri sure. Reka ibindi bya FDLR na niyo tuvuga mu kindi kiganiro aho noneho ngo muya yavuga ati rwose FDLR n'abantu gufashwa sinzana nabibonye. Yes, ngo ni movement ari abakwiye gufashwa gupagata yunze mu rya shebuja avuga ko ngo baharanira impinduka ni gutya kavuze. So reka rero tubashimire mwe mwese, mukore subscribe, mukore comment, mukore na like. Nari kumwe na mugenzi wanjye Patrick Maisha. Maisha ufite ikinyamakuru bita Bingwa News, mujye muyisura, mukore subscribe, mukore na comment. Nari ndi kumwe na boss, ariko nanjye ngira Kigali Voice TV mujye mujyana mu kandemo. Nari ndi kumwe na boss general Marshal ngo nta kigenda. So nanjye rero nari Meki Kayiranga, ikindi kiganiro naho ubutaha. Asante sana.